yewe ndabizi ko ndi umuvumyi. Uri umuvumyi wa danje ahubwo. Umva ikintu kiri kukubaho. Niyo umuvumo uzagira umugisha ku buryo uzajya kungura. Niyo mivumo nirirwa nkohereza uzi ko n'umuvuma njyewe. Reka nkubwire nimba ibyo umbwira ari byo biri kwanga. Ni izina ry'Imana imaze ubwo naza mbeshya. Umva nyine nzabihongeramo ndatangira guhindura imvugo. Umva nyine navuga nabi ndanakuvuma nyine kandi ibyo nkubwiye kandi ibyo mvuma nyine biramfata nase sindi kubikubwira wowe reka noneho n'abandi navumye byarabafasha ahubwo bamwe baranapfa oya yewe nakubwira abantu bapfuye ariko navumye yabinsabye bamubwiye ngo te waravuma arahakana aje tugiye impaka twenda no kurwana mbyandika kuri telefone arambwira ngo ngaho mvuma rega gatuza ndamuvuga iwanjye mu mpembo hariya ku Gisozi uzabaza abantu bo ku Gisozi umuntu witwaga Kapiteni yasanze mbivuga yewe mfite umwuka arabihakana hari n'umupasiteri wampakanyije urusengero rubagwira nta mvura yaguye umuyaguro wuho rubagwaho hapfa batatu abandi bantu tuziranye banzi neza bazi ko mvuma umuntu umuvumo ugafata nimba rero ibyo navuze umunsi wa none rero niba umukozi w'Imana ahagarara kuri social media agahagarara ku mbuga ngurukanabumenyi akaba mu mwanya nk'uyu akemanga ibintu byiwe rwose akabiha 5 kuri 5 naravumye ndavumana ukabona ibyo bigize fingi ibintu biraryoshye ibintu biranezerewe wakumva nta nicyo bimubwiye twe birakitubwiye kandi biratubabaza tewe nakurikiranye indirimbo zawe no mu rusengero ahantu munzi mbwiriza muri kometi mubivuge Marite nkunda gukoresha indirimbo z'Uwiringiyimana Theogene bose babireba hari igihe mpaguruka nkumva indirimbo irafashije nti yenda tukaririmba tuti burya Imana ikizurubwa ayo warize wayahozwa hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvu doke ugasanga indirimbo ze umuntu azifashishije mu ivugabutumwa tewo utaba nka cya cyapa kiyobora abantu kitagiyeyo uyu mukobwa numvise hamwe na hamwe avuga ko ujya mu barangi tewo utaba nka ba bantu Bibiliya ivuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mpanure mbwira ubwoko bwanjye ariko mbashukashuke nta juru bafite nta n'ijwi bazabona udahinduka rero cya kirondwe giheze ku ruhu nyamara inka yarariwe tewo udahinduka nyiranziha n'ejo nyamara igihe cyakurangiranye tewo na n'uyu munsi wa none ibigo bitandukanye bishinzwe nk'abantu tubyite ibi bigo transit zo mu Rwanda ibigo bitandukanye byo mu Rwanda bikunda kwifashisha tewo mu buryo bw'ubukangurambaga bugarura abantu muri society bugarura abantu bakugendana ubavuma tewo ugatinyuka ugafata akanwa kawe gacamo ubuhanuzi n'ubuvugishwa nk'ubu ukabunyuzamo amagambo nk'aya ngo ndi umuvumyi kabuhariwe ndavuma bagapfa ndavuma isengero zigahirima ndavuma ukumva urifiringura bifiringa ko uzi kuvumana umuntu yabiguhera igikombe ukavuma nyoko subwo ni nyokora ukavuma umugore nk'uyu wakubyariye umwana uyu mwana afite imyaka irenze 8 uyu mugore uri kurira ko wamuvumye Rusi yarakubyariye kandi muri kurangurura amabanga yabubakanye muryamanye wari unezero wari wishimye akubyarira umwana inda ntiyagikuramo umwoshya ko muyikuramo inda arayireka ugize amahirwe ntiwari kumugira umugore wa kabiri kuko itorero ritabikwemerera ndetse n'ubuzima ngira ngo tugezemo muri iyi si tuhagazemo gutunga abagore babiri ni ikintu gishobora kuba cyasaba ubundi bushobozi n'ubwo igihugu cyabifungura kiti dutanze uburenganzira abagabo benshi bashobora kutabyemera ku mpamvu za mikoro kuko n'umugore umwe n'abana biragoye buna amashuri n'ibindi kugira ngo rero we umuntu waba angaje wo gutunga ingwe ebyiri ngira ngo icyo kiragoye tewe umuntu akubyarira umwana mwiza nk'uyu mubonye kwiyita muneri umuntu akurerere n'uyu munsi none abakikurerera ubonye umugabo uri butware wahoze ari umugore wawe amugize umugore barabanye neza bari mu mahoro ujye kubavuma
uyu mugore arira ati sinkicuruza kubera imivumo ya Theo. Theo urara mu mazi, Theo urara mu rusengero umvuma, Theo wiriga umvuma, Theo wiriga unyica unyicugwa agashinyaguro amanywa na nijoro. Theo arababazwa n'umuvumo, wowe ubwawe uhora umuvuma. Ni ikihe cyaha yakoze kitababarirwa? Aragusaba imbabazi umugisha abonye. Niba acuruza, ngira ngo akora mu bintu bya salon de coiffure, uyu muntu wabyaranye na Theo, niba iyi salon de coiffure yahavuyemo 2, ntatahana umuceri umwana wawe akajya. Theo wagize imbabazi koko? Theo wamugiriye imbabazi ko yakubyariye? Theo niba mwaranabanye akajya gushaka utabyemera, ukamurekura utamurekuye, ukaba wifuzaga ko mwaguma musambana, ukaba wifuza ko mwaguma mwenjoyinga ubuzima, bikaba byanze, akajya wamugiriye imbabazi ukamureka. Ndetse rwose hano kuri social media n'undi muntu wese ubyumva, umuntu wese uri inshuti na Theo, uhura na Theo, uvugana na Theo, uhuza na Theo, turagusabye Theo, uyu mumama arakurereye, araguhekeye, ari mu rugo rwe, mugirira imbabazi, yubake n'umugabo we, barere umwana wawe kandi bamurere, bamurihira ishuri. Nubavuma urunguka iki? Nubavuma urunguka iki? Nubahombya urunguka iki? Ni iyihe nyungu uri kuprofita mu rurimi rwawe, uri kurambura ubica nabo rw'agashinyaguro, ubaroga, ubarogesheje ururimi? Nibyo koko umuvumo ubaho, umuvumo baha abantu baranavumana. Ariko se tubyirate bakozi b'Imana? Gitwaza ahagarare ngo ngiye nakuvuma. Ntuza Pastor Naka navuze, Julienne Rutayisire, ababishop, abapotere, yenda n'amazina tunayihorera. Umuntu wese ahagarara ngo ufite ingabire nahawe n'Imana yo kuvumana, ngo umuntu unyitwayeho nabi, ucumuyeho, ukosheje, uwo turebanye nabi namuvuma. Ese abahanuzi bose namwe mudukurikiye muri diaspora, muri Afrika, bumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda, s'il vous plaît, ubu mpagarare hano mvuge ngo Marite ngo naravumanye? Oya, erega mu busanzwe umuntu yakoze ikintu kibi, ubiba ikibi asarura ikibi, ubiba icyiza asarura icyiza. Ukora icyiza aremerwa, ukora ikibi nawe ahura n'icyo kibi. Uyu munsi wa none, niba uwiringiye Imana Theogene, wavuze ubutumwa akagira indirimbo zirenze 100 asohoye, zirenze 100 asohoye, zose zivuga izina Yesu, zose zamamaza ubwami bw'Imana, s'il vous plaît, kubera iki abo badayimoni? Kubera iki uyu mwanzi shitani ari kugarura umutima uwiringiye Imana Theo akawukoresha n'ibindi bintu? Ku mugaragaro dukorera Imana, mu bwiherero dukorere shitani, kwa jinara Yesu Kristo nabanje Imana. Ku karubanda muri social media tuvuge Yesu Kristo ashimwe, imbere tubihakanisha imirimo dukora, ngo bazabamenyera ku mbuto bera. Muzabamenyera ku mbuto bera. Uyu munsi wa none rero sinzi niba ari zo mbuto uhitiyemo uyu rusi, wiswe umugore wawe w'ijoro rimwe cyangwa w'amajoro 2 cyangwa w'ukwezi cyangwa w'amezi. Ibyo ni ibisanzwe, yarihanywe arababarirwa. Kuki utazibukira icyaha ngo ugihunge? Uri kurira uyu mugore urugo rw'umureke yubake, kandi umureke atekane mu rugo rwe, ahure n'amahoro. Ahubwo umwifurize, uzi ko wakabaye ahubwo ubashyigikira, ugafata amafaranga uhembwa kuri cano, ugafata mu baterankunga ufite, ukajya ukuramo makeya, ukavuga uti uyu mukoro 2025 umwaka w'igihagwe, umwaka w'amarira, umwaka w'agahinda, umwaka wa gereza, umwaka w'urupfu, umwaka w'ibyago n'ibyaduka, umwaka w'inkurumbi, umwaka w'agahinda, umwaka ugoye abantu kwiyakira no kwemera, umwaka urimo cyamunara zitandukanye, umwaka umwana yihakana nyina, umwaka umugore yihakana umugabo, umwaka umugabo yihakana umugore, umugabo atabana n'umugore, umwaka tugeze igihe umunzane uremereye abawuhagazeho, umwaka tugeze igihe ishuro bigoye ko abantu bayicyura, umwaka bigeze igihe amadene abaye agaterera nzamba, umwaka kaga kari kwitaba kandi kaga, ishyano
ugahamagara irindi shyano, umusozi ukitaba undi musozi, umwaka abantu binginga bakavugana n'Uwiteka ariko nyiramubande zikaba arizo zibikiriza. Nagira ngo nkubwire ngo iki ni igihe cyo kugira ngo Uwiteka gutura umutwaro, aguswapire uyu mwaka, awuhindura umwaka w'umugisha, abihindura amezi y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Bwira abanzi bawe barekeraho, inzobo bacukuye baziteremo isina. Bwira abanzi bawe barekeraho, icyobo bacukuye bagiteremo isina. Mu izina rya Yesu Kristo hari amaboko akwisha, ariko turatangaza ukuboko kwa Yesu kwazuye Lazaro kukazura umwana wa Yayiro. Mu izina ry'umunyanazareti hari agasozi uri guterera umutwaro wakuremereye, ariko hari umuntu utura umutwaro akaruhura abarushye. Petekeshezerererebo, akaruhura abarushye, akarenganura abarengana, agaca imanza zitabera, akaba se w'ipfubyi, akaba umugabo w'abapfakazi. Uwo yitwa Ndiho. Uwo ni igiti cy'inganzamarumbo, uwo ni isambu itarumba. Ndiyo, haleluya. Uyu niwe rubasha, niwe rurangiza rwa burundu, niwe bwugamo bw'umugaru, niwe rudatetereza bamwisunga. Mwizere mu izina rya Yesu Kristo, mwizere mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu gikombe cyitwa baka, mu gikombe cy'urupfu, mu gicucu cy'urupfu, ahangaha Apoloni ari kwicira abantu, urahava mu izina rya Yesu. Uyu murozi ntagutera ubwoba, ya madeni ntagutera ubwoba, iri shyari ntiri gutera ubwoba. Ishyari ryica umupfapfa, umujinya ukica ubuze ubwenge, kibwigwa n'icyumva, icyerekwa n'ikireba. Mu izina rya Yesu Kristo, Yesu wahumuye impumyi, Yesu wahagurukije ibirema, Yesu wabwiye umuntu ngo ikorere uburiri bwawe utahe ugende wamamaza ubutumwa bwiza. Ndagira ngo ntangaze ikuzimu babyumve, mu isi babyumve, no mu ijuru ndatangaje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wowe wizeye umukama, wowe wizeye umukiza, wowe wizeye umwami Yesu, wowe uri kureba, wowe urudukurikiye, ntabwo ari twe, ntubone twe, ntiwumve twe, mu izina rya Yesu. Ahubwo Yesu Kristo wabambwe rimwe i Nyabihanga, i Karuvari, i Gorogota. Mu izina rya Yesu Kristo ntangaje uwabambwe rimwe, ntangaje uwaducunguye, ntangaje uwagucunguye. Mu izina rya Yesu hari umuntu, nubwo ikigeragezo kiguhinduye nk'udafite agaciro, nubwo ikigeragezo kikwambitse isura itari iyawe, kikakwambika umwambaro atari uwawe, kikagutwerera amazina atari ayawe, kikaguha ubuzima butari ubwawe, nagira ngo nkumenyeshe ko, nagira ngo nkubwire ko iki kigeragezo onodi Jezi, iki kigeragezo gifite iyo kiva, aho cyinjiriye. Mu izina rya Yesu dukinguye umuryango wo kugisohora kwa jina la Yesu Kristo. Inkuba igikubite mu izina rya Yesu. Ya nkuba y'amasengesho ni kubitire mu mubiri wawe, mu maraso kivemo, mu mitsi kivemo, mu misokoro kivemo, mu magufa kivemo mu izina rya Yesu, mu nyama kivemo mu izina rya Yesu, mu iduka, mu rugo rwawe, mu cyumba saro saramanje, mu bwiherero, mu izina rya Yesu ni kivemo, famiye yawe ni kivemo mu izina rya Yesu. Umuririmbyi yaravuze ngo nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho, ariko nta n'ikidashoboka, nta kure cyane Imana itakugeza, nta kure cyane ugeze Imana itagukura. Nubwo ibigeragezo biri gukurura, bigakurura, nagira ngo nkubwire, nagira ngo nkumenyeshe, nagira ngo umenye kwishobora byose. Aho ugeze bigukurubana, mu izina rya Yesu hari depanaje, mu izina rya Yesu umwuka w'Imana kudepane, mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zikudepane, ushobora byose akudepane. Depanaje y'Uwiteka uyibone, depanaje y'Imana uyibone, ishobora byose ikurengere, isumba byose ikurengere mu izina rya Yesu. Wateye imbuto zikamera, mu izina rya Yesu utabiba mu mahwa, uyu mugisha uwakire mu izina rya Yesu. Udahinga kukara mu izina rya Yesu Kristo, udahinga mu nzira mu izina rya Yesu, utabiba ngo inyoni zibitoragure. Ndatura isumba byose, ishobora byose,
ihagararane nawe, ntutsindwe n'uburiganya bwa satani, ntutsindwe n'uburiganya bw'abadayimoni, ntutsindwe no guhorera kose kw'ikuzimu, ntutsindwe n'ikibi icyo ari cyo cyose. Yesu akuneshereze. Icyubahiro ni icy'Imana. Mu izina rya Yesu aguhe urubyaro, mu izina rya Yesu aguhe kosa no guheka, akurerera guhekere, akubakire, tumubanje imbere mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu iteka ryose. Afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Tegura umutima wawe n'icyifuzo cyakunaniye, tegura umutima wawe n'ibyo wumva bidashoboka, byanze bidakunda. Nze dusenga n'Imana. Mudahusha ni Kristo, sinayipa ni Kristo. Yesu niwe ufite misire nyambukiranyamipaka aho uherereye hose mu rurimi rwose. Yesu we, habwa icyubahiro, habwa ikuzo Mana ya Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera y'ukunda, none uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Za mbaraga zose zandwanyaga waziribatiye igorogota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Ngira ngo wamaze gutegura icyifuzo, ngira ngo wamaze kwerekeza umutima wawe ku byo tugiye kubwira ushobora byose usumba byose. Ngira ngo wamaze kuba tantife mu mutima, ngira ngo wamaze kuba wakitegura ko tugiye gufora imbunda, ngira ngo umaze kuba waba umwuhagaze mu izina rya Yesu Kristo, wariye kavaringa mu izina rya Yesu Kristo, kora kuri icyo twakwita imbarutso mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Yesu udahusha asome urwandiko ruri ku mutima wawe, akurasira icyo kigeragezo mu izina rya Yesu. Isaha wumviraho ubu butumwa ndatangaza mu izina rya Yesu Kristo, mudahusha sinayipa, ushoboye, uhambaye mu izina rya Yesu Kristo, uwo narase kwa jina la Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Turagushimiye Data, turagushimiye Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Jisho ryawe rireba mu isi hose, rikareba mu mitima yose, rikareba mu ijuru hose, rikitegereza ikuzimu hose. Binyabuzima ujya upfumbatura igipfunsi, ugahaza kwifuza kw'ibihumeka byose mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe rimwe, natwe twatuye usumba byose, ushobora byose muri iki kiganiro. Uteze ugutwi ntibice mu kumwe ngo bihungukire mu kundi. Ndatangaje cyatumye udusuka amavuta mu ruhanga, icyatumye utwimika, icyatumye udutoranya, igitumye iri jambo risohoka, igitumye ubu butumwa busohoka, igitumye uvuga ibi bintu, kwari ukugira ngo mu gihe nk'iki bijye kubaka aho bigomba kubaka, bijye gukora icyo bigomba gukora. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo, mugisha utanga nturimbura abantu, mugisha utanga ntudukanuza amaso, mugisha utanga ntuwica abantu. Ntabwo umugisha utanga ujya wibeshya. Ntabwo umugisha utanga ujya witiranya amazina. Niyo mpamvu mvuze Imana Data, Umwami Yesu, Umwuka Wera, Imana itari Bayali, Imana itari Dagoni, Imana itari Ashera, Imana itari Ryangombe, Imana itari Kiranka, Imana itari Hindo, Imana itari Daragoni. Mu izina
rya Yesu Kristo, Imana sati Kristo, Imana seriminati sifrimasoni, mu izina rya Yesu ryanesheje izo mbaraga zose mu kwiringira no mu kwizera. Waravuze ngo nitwizera umusozi uzatabwa mu nyanja, nitwizera imirimo n'ibitangaza bizakoreka. Nagira ngo ntangaze kuri iyi saha, ntangaze kuri uyu munota, ntangaze mu izina rya Yesu Kristo, ifarashe n'uwihese byitwa ikigeragezo kirukankanye kuri uyu muntu ukurikiye iyi video, mu izina rya Yesu kwa jina Yesu Kristo nibitakare mu nyanja yaka umuriro n'amazuku bikongoke. Aleluya. Uyu muntu udukurikiye nakirane n'inzu ye n'umuryango we n'igihugu cye mu izina rya Yesu. Uwizera azabona amasezerano, uwizera azabona amahoro, uwizera azabona agakiza, uwizera azabona ubugingo, uwizera azabona ubwiza bwawe mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mwami, si ubutumwa bwanjye, ntabwo ari njye, ntihagire umbona, babone wowe Mwami. Ngaho rero Mwami, ugume wubake imitima n'umubiri, wubake igihugu kandi umugeni ntaburire muri ibi bibazo. Ngaho rero Mwami, urengere bose babireba, wiringi Imana Theogene n'uru rugo rwa Rusi ururengere. Ntawe waremeye kwicwa no kurimbuka, turanenze turagaye, ariko wowe uri umunyembabazi. Mu izina rya Yesu utugirire imbabazi, ubagirire imbabazi, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwe imbere yawe, duhezagirirwe imbere yawe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, none n'iteka ryose tubisabye twiringiye twizeye, amen. Wowe udukurikiye ujye ufatikanya natwe mu gusenga, tujya tugira n'ibiganiro biri live, ujye ubatatifu ube tayari mu izina rya Yesu. Yesu nta yindi mbunda uzarashisha, imbunda ni nyinshi zarasa, ariko zirasa ibigaragara. Ngira ngo intambara iyo ari yo yose uri kurwana ukaba uzi neza ko ari intambara y'abadayimoni, injira gusenga wanga wemera, hitamo gusenga wanga wemera. Kintu cyose waba uzi neza kuri kurwana, uri mu bihe bibi, uri mu kaga, uri mu ngorane, Yesu yabikemuje amasengesho, nawe bikemuza amasengesho. Yesu ntabwo yigeze abwira Petero ngo fata iyo nkota yawe tubibagagure tubitemagure. Ntabwo Yesu yahamaga. Iyo ruba urugamba rw'umubiri, iyo ruba urugamba rw'isi, iyo ruba urugamba rusanzwe, twari guhamagara abakomeye, twari guhamagara Vladimir Putin, twari guhamagara Donald Trump n'abandi. Ariko koko ari ugumwuka shuti yanjye, hitamo dusenge, hitamo dukizwe, hitamo tubihagararemo neza, injira mu bihe byiza byo gusenga. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe. Mana n'impuhwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe. Mana n'impuhwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Nimunyemerere twongere duhurire hano mu nkuru ibabaje iteye agahinda. Ntabwo mbizi, ariko yenda muri komenti iki kiganiro kiraza kugirwa deba cyangwa impaka. Aya majwi wumvise nayo uwiringiye Imana Theogene, ntabwo wibeshye, uyu ni uwiringiye Imana Theogene. Narababwiye ndababwira ngo Satani afite uburyo platform kuri YouTube abantu bagira isura, noneho inyuma ya YouTube abantu bakagira iyindi sura. Wiringiye Imana Theo, uyu ni umukobwa yateye inda, uyu ni umukobwa babyaranye, uyu ni umukobwa yarashatse, amaze gushaka Theo we yarasanganwe urugo. Byumvikane neza, Theo ufite abana barenze 8 yemera, bagiye muri ADPR bakarega bakavuga ngo aba bakobwa, Theo akavuga ngo abana bose 8 ndabemera, ariko aba nabazwi n'itorero cyangwa urusengero cyangwa eglise. Ababwa nari namuteye inda, mfite ubwoba ko naba muhejeje iwabo atazarongorwa, atazashaka. None ko ngize umugisha nkabona umuntu umugira umugore, coup de chapeau rwose muvandimwe wanjye, urakoze.
twarakubaganye dukora iby'abana, ariko ndagushimiye rwose, ndagushyigikiye. Inkunga yo gusenga, inkunga y'ubuvandimwe, ngiyi ndayiguhaye. Theo yakabaye atanga ikirero, yakabaye atanga inkunga mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri yo gushyigikira urugo rwa Rose, kandi akagaragara ndetse n'aha twese ko ibyo bintu yanabivuyemo. Ariko uyu munsi wa none iki kiganiro se kimaze umwaka, kimaze ukwezi, si icyejo ubundi itariki muri uku kwezi kwa kane itariki yenda ntavugiye hano uhamagarana n'uyu nguyu. None si ubwo niba bimeze uku tuvuga iki? Niba bigeze aha tuvuga iki? Nimunyemerere ninjire muri wa munota wo kugaruka, yenda ndabashyiriramo video n'ibindi bintu by'ibimenyetso muri iki kiganiro. Munyemerere ninjire mu munota wo guhezagira koko mu bintu byose hahimbazwa imbabazi z'Imana, hahimbazwa imbabazi z'Imana, kandi izi mbabazi zitahe ku wiringiye Imana Theogene, kandi izi mbabazi zitahe kuri Rusi. Ngira ngo aba bantu mbifurije kubabarirana no kunga ubumwe no kuba umwe, bakubaka umurimo w'Imana Imana yabahaye muri Kristo Yesu batarimburanye. Nose uyu mugore ubu nawe najya mu bapfumu akakwishyura, uyu mugore wakubyariye numubuza kurera uyu mwana mukabura ijuru, bimwe Yesu yavuze ngo dore bahagaze mu muryango, uwinjira ntiyinjira, nusohoka ntasohoka. Ubusa urabona atari byo bintu muri gukina, atari byo bintu muhise mwinjiramo direct. Umukama abababarire kuko yenda ibyo mukora ntimubizi. Reka mvuge nk'ababandi ngo ibyo ukora ntabyuzi, kandi koko ntabyuzi. Ubaye ubizi ntabwo wakora erere nk'igi ngo ugire ikosa nk'iri. Imana ikubabarire vraiment, umwami akubabarire mu izina rya Yesu. Ngira ngo rero reka twinjire mu munota twasezeraniye Imana n'abantu mudukurikira ku Mbabazi TV gatatu wo kubahezagira. Ejo nababwiye icyanya cy'ubwatsi butotahaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyikiriza utamena. Umwami Yesu nashimwe cyane, umwami Yesu nashimwe cyane, umwami Yesu nashimwe cyane. Shuti bavandimwe ku Mbabazi TV gatatu, turi umwaka w'ibihumbi giteye n'agahinda. Niba wumvise aya majwi uwiringiye Imana Theogene ari kuvugana n'uyu mukobwa, Theo ni umuririmbyi muri gospel uzwi, ufite diaspora zimukurikira. Theo ni umuntu urwaje umugore, Theo ni umunyamasengesho, Theo ni umuhanuzi. Niba Theo yahirahira akavuga ko ashobora kuva mu rusengero rugahirima ku manywa y'ihangu, s'il vous plaît, buriya urusengero si umuntu, urusengero si umuntu, urusengero ni inzu yitiriwe izina ry'Imana. Ntabwo numva ukuntu umuntu akura ururimi rwe mu kanwa ngo arimo arasenga. Theo akajya mu butayu agafata ishinge agapfundika ari kuvumana. Theo akajya mu mazi akayaryamamo akarara asenga ari kuvumana. Theo akajya mu rusengero akaririmba, yarangiza kuririmba ahezagiye abantu akiherera akavumana. Theo akavuma umuntu agapfa, akavuma fande. Urumva ko abyivugira byemanga. Aya ni amakuru atariho ivumbi, ariko nanone tugaya tumubwira ngo uzaze usaba imbabazi. Ntabwo ari njye wa mbere ushyizeho aya makuru, si nanjye wa kabiri cano zirenze enye zashyizeho aya majwi wumvise. Ariko mu busanzwe Theo afite impwemu nge nari muziho yo gukunda amafaranga, ku buryo mu giterane umutumira akaguca amafaranga menshi cyane, akakubwira ngo sinaza kuririmba iwawe utanyishyuye amafaranga y'umurengera. Theo nicyo kintu nge nari muziho, ni nacyo nari navuze. Ariko niba Theo koko ibisimvuga ngo hari undi muntu wabivuze, ni Theo wabyivugiye. Niba Theo rero biriya byo hajeho no kwica, koko mu buryo bw'umwemu uru ni urupfu, uku ni ukwica. Mu buryo bw'umwuka aha Theo arishe kandi akabyemera. Buriya rega umuntu ashobora kukubeshyera, ariko ibintu wivugiye, ibintu wemeje, ibintu wemanga, ibintu bwawe wihereye umwanya ukabivuga ukabihamya,
ndetse urumva ko yabivuze anaseka, abivuze ari waze yishimye, abivuze yumva anezerewe. Yesu rero wagendanye n'intumwa ze n'abigishwa be ngo bageze ahantu baba imicumbi, ariko ngo abigishwa baramubwira bati mwigisha, ni gute tuburaho kurambika umusaya, ni gute tuburaho gukika urubavu, kandi ibyuzuye isi n'ibyituye ari ibyawe. Reka aba bantu tubavume, tumanure umwuka nk'uwa Eliya, aya mazi abagwe hejuru. Yesu arababwira ngo umwuka mwahawe si uwo kuvumana, ni uw'ubugwaneza, ahubwo uwo ni umwanzi Satani. Yesu na Petero yigeze amusaba ko bakoresha ibyo twakwita umwuka w'ibitangaza. Yesu aravuga ngo mva inyuma Satani. Tewo bose babireba uwiringiye Imana Theogene, Tewo urwaje umudamu, ubu iki ni igihe cyo kuvumana? Tewo ni igihe cyo kwirata abo wavumye? Tewo ni igihe cyo kwirata abo wicishije umuvumo? Tewo ni igihe cyo kwirata ko washenye urusengero? Ese koko abafana bawe bagukunze banakwemera barakugira inama ko Tewo wahisemo kuvanga amasaka n'amasakaramentu ukayoberwa icyatsi n'ururo? Ese hari inzoga wanyweye zikwibagiza ibyo uri kuvuga? Ese Tewo wavangiwe, tuvuge ko ari uburozi wariye urasara uyoberwa amagambo urimo watura mu kanwa kawe? Tewo tuvuge se ko ari urwango twebwe itangazamakuru cyangwa se abavuzi b'inkuru cyangwa se kuri social media bakwanga? Ninde ukwanga? Ninde ukwanga? Buriya umuntu yaguhimbira akavuga ko wasambanye ariko nta kizibiti, nta kimenyetso. Ibyo twese duhita tuvuga uti wasanga ari byo cyangwa wasanga nabeshyerwa, nk'uko bavuga Mama Siya, Pastor Mutesi, Pastor Naka, nibi. Uyu munsi wa none Theogene, wowe ni wowe turi kubwira, kandi ntabwo tukubwira kubera ko isi yenda tugeze mu isi y'abagororotsi cyangwa se isi ari intungane, ahubwo turibaza tukavuga ngo eske ko umuntu acikwa ahubwo akanarira akavuga ati Mwami Yesu nacitswe, bimaze kucika ngo mu biteye isoni mpagarara hera hawe. Tewo tuzi uririmba indirimbo wageragejwe? Tewo tuzi uririmba indirimbo wahuye n'ibigeragezo byinshi? Tewo tuzi uririmba indirimbo zitandukanye zihumuriza abantu, uririmba indirimbo z'ukuri? Ngo yaravumanye. Narababwiye ngo indirimbo za Tewo kuva ku ndirimbo ya mbere kugeza ku ndirimbo ya nyuma ashobora gukucyurira cyangwa akagutuka cyangwa akakwihohoraho. Nuba ari hafi gusohora indirimbo niba itaranasohotse, maze iminsi ntaboneka. Ariko uyu munsi wa none Tewo, ese ibi bintu ntibigiza n'icyaha? Ariko simvuze ngo abantu bakurege. Ubundi se ubu ntukwiye kujya kuri YouTube ugasabira imbabazi aya magambo wavuze? Ubu se ntukwiye kurira ukaboroga ubugingo bwawe? Uretse ko ibi ngibi ni ubundi Bibiliya iravuga iyo igarutse ku muvumo, mbwira abantu banafite ubwoba badukurikiye ngo naravumwe bizakora, naravumwe bizabaho. Umuvumo ufata umuntu, umuvumo wica umuntu Bibiliya ivuga ni uwuhe muvumo? Ni umuvumo umwe wuko ibyo bintu koko bakuvumiye ari ukuri. Ibyo naso nakuvuma bizagufata, na nyoko nakuvuma bizagufata, n'igihugu cyakuvuma bikagufata, n'umuntu avuma undi bikamufata. Ariko ngo umuvumo utagira ikosa ngo biba nk'icyana cy'inyoni kiguruka mu kirere nta giti kiri bugweho. Ubwo umuvumo urazerera ikirere, ugikata ukimanuka ukizamuke, ugaruka uburi cyugwaho. Bibe nka ba bantu, hari umuntu nigeze sengera bamuroze bakoresheje amahembe. Amahembe araza arakubita ibikuta, arakubita mu bisenge, aratimbagura hirya no hino. Arangije aravuga ngo yewe, ngo bari batubwiye ko ari umurozi ari utoroga, ngo none dusanze wa muntu atari umurozi, ngo reka twigendere, ngo ariko iyo tuhasanga natwe ibimenyetso by'uko ari umurozi tuba tumwice. Donc abo ni abadayimoni. Uyu mbaho ndagushimiye, ujye umubane natwe kandi subscribe ubyibuke kubw'ubutumwa bwiza.